Amen. Amen. Haleluya. Ubu tugiye gutangira iteraniro ryacu. Dutegereze pasiteri kugira ngo aje byibura asange turi guhimbaza Imana. Mwahaguruka tugatangira iteraniro ryacu mu gihe dutegereje pasiteri. Kareba duhimbaza Imana ni korasi. Reka tubwire ishamunga dusengere dutangire iteraniro ryacu. Ndagushimye Uwiteka Mana ishobora byose, ndagushimye kuko ari wowe watangiye kandi akazaba ari nawe uzasoza. Uri Imana databuja nta kijya kikunanira. Nuko rero tugeze mu nzu yawe hano, niyo mpamvu tuguhamagaye muri aka kanya ngo udutsindire Satani utsinda abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Nuko rero iteraniro riyoborwe nawe, ntihagire umuntu wiyobora ahubwo ubwiza bwawe ari bwo butuyobora. Ndagushimye kuko wumvise kandi ugambiriye kubikora mu izina rya Yesu. Amen. Azabazana, Yesu azabazana, abari kure bose Yesu azabazana. Azabazana, Yesu azabazana, abari kure bose Yesu azabazana. Ayingwa azabazana, Yesu azabazana, abari kure bose Yesu azabazana. Azabazana, Yesu azabazana, abari kure bose Yesu azabazana. Ayingwa bari mu mashyamba Yesu azabazana, azabazana, Yesu azabazana. Pasiteri rero tugiye tubanze twiragiza Imana kugira ngo byari imbere imyuka mibi itaza kudufata. Ahubwo ndumva banageze mpere. Uwiteka Mana turagushimye kubw'ubuntu bwawe, kumaze ubane natwe uturinde hano hariya tugiye kwigisha aba Kristo kandi bafate mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Azabazana, Yesu azabazana, abari kure bose Yesu azabazana. Reka nze tugende kabandi ujye kuri toilette ntaza gusera hano. Oya tugende. Ujya reka nze reka. Tugende ariko tugende. Umupasiteri ra. Abari kure bose Yesu azabazana. Abari kure bose Yesu azabazana. Reka twagire pasiteri wacu agire icyo avuga, adusuhuze, asuhuze iteraniro, adusuhurize n'umushyitsi batwibwiye. Amena. Jene kwa pasiteri Gahara nkaba ndi umugabo w'umugore umwe n'abana 13. Akaba ari Rudomoro, akaba ari we uri butugaburire ibiryo birimo hano mu gitabo. Ijambo ry'uwo munsi riragize. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Uko umuvugabutumwa mugenzi wanjye yabivuze, ndi Rudomoro hava kure. Noneho nkaba nkorera iyo i Dubai nyine, nkaba ndi umunyamahanga. Akubw'Imana nyine yabishatse yaje ngo twigane nyine dusangire ijambo ry'Imana. Kristo Yesu akuzwe, ibindi turaganira nyine mu ijambo ry'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Tugeze mu mwanya mwiza rero, niba ari abashyitsi bifuje guterana natwe mwahagurukaho muri nta kibazo. Haleluya. Amen. Nanjye nitwa Mafiyeri umusaza. Rega nsengera ku itorero ry'ahantu hitwa Ikangoma ku isantere Kibirigi. Itorero ryacu ni Turamo. Icyubahiro ni cy'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Nitwa Nivuguruzwa Rubyogo. Abasengera mu idini ADPR, abanifuje kuza kubazera umushyitsi nanjye. Biracyakomeje, muhaguruke. Tugeze mu mwanya mwiza wo gutanga icya 10 n'amaturo. Muhaguruke, turasaba protokole zafate agaseke aturishe. Nimuzane ayo maturo. Turatura. Nimuzane ayo maturo. Turatura.
turatura ari mu mufuka yose turatura nimusigaze n'ijana turatura muyakure mu mufuka turatura nimucyure n'ijana turatura turashaka ya maturo turatura nimusigaze n'ijana turatura ihangane ihangane uzana ayo mafaranga usigaze n'ijana nyamuneka muture turatura 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 data mwiza wakoze kuduha amaturo ukora ku buryo nizeye ko nta mafaranga arimo yapfuye kuko wikitsa nakibonye igiceri cye yagiteye gipfuye agira ngo yavuye kugitoragura ejo bundi Mana urakoze kuko ubyumvise senze nizeye mu izina rya Yesu amen amen bakristo rero mukora igikorwa cyo kwatura ngiye kwihagarika nangaye umva buretse ushyizemo genda kuba ufite umururumba buretse tukabari ntabwo nari narangiza kuyabara wowe genda hari hatagira ibipfa ndaje nyibareye mu gifasha ariko ubare neza hari ukuntu bicangana ihute hatagira ibipfa wepfa nk'iki gihunya cyaza n'iki giceri koko ni nk'icyaha aya ndayabika atandatu yonyine God have mercy upon us. Mwarangije kwatura tubonaho no kwakira umuvugabutumwa wacu atugaburire ibiryo biri mu gitabo ni ijambo ry'Imana ubwo muri make ntagire ugira ngo ni ibyo kurya bisanzwe ndabizi harimo abinda zatanzwe ijambo ry'Imana karibu Bakristo bavandimwe Kristo Yesu akuzwe ni njye Imana yasize amavuta uyu munsi twigana ijambo ry'Imana haleluya bavandimwe uno munsi rero tugiye kwigana tudatize ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi ya 23 murongo wa mbere handitse ngo nta muntu ufite Bibiliya ntari nawe naba hareba kugira ngo burese mwese tujyane abahageze ubwo dukomezanye haranditse ngo guhahirwa abafite inyota n'inzara kuko aribo bazagaburirwa Kristo bavandimwe Kristo Yesu akuzwe murumva neza Yesu yaravuze ngo azabagaburira nimutanga icya 10 n'amaturo ariko hari abantu ngo mwatanze ibiceri byapfuye gutu utanga ibintu byapfuye kandi wo kiri muzima ntabwo bibaho uwo muntu yigaye Imana izamuhana ntamutwika burundu abeshize Bibiliya hasi uwo muntu ahubwo mumubwira ayo mwirira mudakoresheje urusengero muragira tujye tuzana yahe maturo kandi mudakoresha n'urusengero turaza tukicara hanze mwazakoresheje urusengero ku maturo tuba twabahaye mutayariye Kristo wavuze neza cyane ubaje ikibazo cyiza ariko ikibazo nje ndi umushyitsi ntago mbizi pasiteri rwose icyo kibazo gisubiza umukristo wawe reka bene yicaye ubanze umusubize sawa reka banze basubize ninde ufite ikibazo cy'uko amaturo tuyarya niwe mandazi ni wowe wagisanka nk'idahe amaturo rero nkubwira ahantu navuganye na ba rwiyemezamirimo badusaba miliyoni 5 kugira ngo bubake urusengero hano uri kubona rero tumaze amafaranga mwatuye hamaze kugeramo 1,215,000 ubwo rero wigira ikibazo ariko riragucitse ubanze w'inyuguzi ya ndabwo ari ukuncika kuko buriya mwaransengereje ndamuze mutanze amaturo ebana byabaye ngitegeko nose ubwo urabona ingweto yanjye dore nabuze urudodo uko banayidodesha amaturo kandi mbora nyabahereza buri munsi tugira mu rusengero twabuze intebe ese buri icyo kibazo dore ngo undi muntu yabibasobanurira nakubwira ikibazo sinzi niba utari kucyumva
Ubundi ibyo ni ibiki mbona wazanye mu nzu y'Imana? Iki ni igiki wazanye mu rusengero? Pastor kana kandi ni inywera ahubwo nta Kristo naguhereza ugasoma. Mbese ibyo biyobyabwenge bajya bavuga leta irimo iraca. Nawe ukanga ukabizana mu nzu y'Imana kandi uzi ko ako kantu baba bakenze pe. ubu ni uburozi ski. ayo ni amazi y'umugisha. Umugisha w'ibiyobyabwenge ubaho se? Ese kuko ukeka kari ibiyobyabwenge iyo usomaho ukareba. Ntabwo ntabwo biriya bintu nabinywa kuko biri mu icupa rivamo ngufu. Uyigirwa n'iki utayinywa? Birakirabura nawe rwose ubu ni ukuvuga ko biriya bintu bitagaragara. Biriya bintu biragaragara si no kubinywa gusa. Biriya bintu biragaragara. Ahubwo ukeka niba nawe musangira. Ubwo nabonye nabicuruza. Yewe ejo bundi twarasangiye rwose akagwa kitwa Mutembo tugawe n'inshuti yanjye. Ambonye ninjiye mu nzu ahita nkubita ikijisho maze nanjye ndamuhamagara. Turakamwa turakamimita turitaye. Ayo ni dukomeze n'ijambo ry'Imana mutamukura mu mavuta. Karibu ratukomereza. Kristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Iteka ryose. Nagarutse numvise ibibazo byanyu. Narindi kuganira buriya n'Imana. Ariko numvise umupasiteri wanyu ari umuntu ukwiye amasengesho cyane. Umudayimoni murimo amutwike mu izina rya Yesu. Amen. Noneho rero mbere na mbere tugomba kwiga imirongo ibiri byibuze urumva. Hano harugaragara muri Yobu 28:28. Haranditse ngo hano bafite Bibiliya murambure nta kibazo tujyane. Haranditse ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Rero ya bwoko bw'Imana. Hano hantu rero urumva Imana iraduhamagarira. Urumva haravuze ngo ibwira umuntu. Imana yaramubwiye ati ubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Haleluya. Urumva mwubaho Uwiteka kandi muve mu byaha muramubaye abajijuke muzagira kure cyane namwe mujye mu mahanga. Amen. Ahandi hantu tugiye gusoma ni muri Yobu twihuse. Sinzi niba hari umukristo wadufasha akadusomera akira dufashe rwose. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Umukristo wacu arakoze cyane. Hano haranditse ngo urumva kanange nongere masubiremo. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege. Haleluya bwoko bw'Imana. Amen. Urumva neza Imana kubera urukundo ikunda abana bayo yohereje umwana wayo irahaza ngo aze acungure abakristo ku musaraba arababwamba kubera ibyaha byabo. Ariko hano barabahamagarira guhinduka. Muhinduke nk'abakristo ab'Imana ishaka ko mubaho. Kristo Yesu akuzwe. Ndakeka ibyo Imana yanumye byahari ibi ngibi asigaye naha pasiteri nubwo mbona asigaje izuba rimwe. Reka mu mwanya agira icyo ababwira nawe ahandi Imana iduhana umugisha. Wowe kora ibyakozanye ngaho cyane burangije nta kibazo. Kubw'ijambo ryiza ry'Imana tumaze kumva muhaguruke dusenge. Amateraniro arashoje ubu ntaho ku cyumweru gitaha. Muhaguruke. Mureke dusenge reka dusabe mwarimu adusengere ubundi dutandukana amahoro. Imana ibarinde basabe umugisha. Imana ibarinde aho munyura hose. Ukora impanuka agahura n'imodoka muhenye. Imana y'amahoro, Imana idukunda, Imana iturebera aho tutareba, Imana ituvugira aho tutagomba kuvuga. Mu izina rya Yesu Kristo dusohotse mu iri teraniro, ahubwo ndakwinginze kugira ngo ugendane natwe. Uwiteka Mana abasigara usigarane nabo. Mu izina rya Yesu Kristo duhamagaye imbaraga zawe, duhamagaye gukora kwawe, kandi imirimo tugiyemo ndakwinginze kugira ngo uyihereze amaboko. Kandi Data Mwami ndakwinginze kugira ngo utugende imbere n'inyuma. Ubwo tuzagaruka duhura dushima izina ryawe, tuzashima izina ryawe. Amen. Buri muntu wese Data ugendane nawe, n'abaririmbyi ugendane nabo, pasiteri ugendane nabo, abavugabutumwa b'uyu munsi bose ugendane nabo, uyu mushyitsi Data Mwami ugendane nawe. Kuko yagezeho amahoro tuzashima izina ryawe. Murakara murakoze. Amen. Pasiteri nguye mujya kumugurira kakagwa. Yewe pasiteri uze ngo herekeze nkugeze ku kibirigi wacu muri tuyanywere yose maze nkwihera gato. Muzehe murakoze rwose. Yewe nk'amata ntago jyanywa. Nayarahari umubiri kandi ingoro. Yaho turajyana. Yarakiberenduye akicara hejuru Yesu wacu ni muzima
turashize noneho akicara hejuru turashize noneho bwira rero ya maturo unangaye ahubwo ari he ngo tugabane niko bimeze byose birakureba uvuze ngo iki ntabwo bikwiye wowe cyakuzanye nuko pasiteri kare njye nanagutera nka kujyana iwacu mu Buhinde niko bimeze ego bwo kanicara ahubwo urabimbwiye iki wowe wakize ndibi ku izina ryanjye ku maturo ya baraka